nongeye kugusuhuza ndakwifuriza kugira ibihe byiza n'ubuzima bwiza. Uyu munsi ndifuza ko wasobanukirwa igitera gutumba inda umuntu avuye ku meza amaze gufata amafunguro. Ni iminota mikeya nturambirwe. Ubundi kubyimba inda umaze gufata amafunguro ni ukuvuga ngo bitandukanye no kuba wariye ugahaga cyangwa se wahaze cyane cyane nyine tuvuga ngo umuntu yariye iby'umurengera. Nta naho bihuriye n'ibyo ngibyo pe, nubwo nabyo bishobora kubaho, ariko icyo nticyakabaye kigutera ikibazo. Kubyimba inda bishobora kuba biherekejwe no gutura umubi cyangwa se rimwe na rimwe ukazana ubwangati, wa mwuka unuka. Bishobora no gutera gucibwamo, kuruka, ndetse bikanakubangamira kubera kumva n'imyenda ntabwo iba ikigukwiriye neza. Uretse ibi tuvuze rero, hari ibindi bimenyetso bigendana no gutumba cyangwa se kubyimba inda. Hari umuriro, hari ugutukura amaso, mu maso hakazamo amarira, hari impatwe cyangwa se gucibwamo, hari ukugira isesemi byarimbuka naruka, hari kugira amaraso mu myanda kuriya nyine wihagarika hakazamo n'amaraso, wakoze ibikomeye, kwituma wikanira cyane nk'umuntu ufite nyine ikibazo cy'impatwe constipation. Hari umunaniro udasanzwe, kunanirwa mu bwonko hamwe udatekereza neza nk'uko tuwutekereza. Iyo rero biba kenshi ushobora kurwara hemorrhoid, ukanagira imihango ihindagurika ku bagore. Hari no gutoneka inda mu muhogo no mu kwaha. Ni iki rero gitera kubyimba inda cyangwa gutumba? Bitewe n'uko ubyita. Impamvu zitera gutumba cyangwa se kubyimba inda ziranyuranye. Akenshi usanga abantu bagize iki kibazo cyo gutumba inda bidaterwa n'impamvu zimwe. Buri wese agira impamvu ye nubwo mushaka kuzihurira. Niyo mpamvu ushobora kunywa igikombe kimwe cy'amazi ugatumba, undi akazira umushyushyo n'ibindi. Ibibazo byo mu igogora biri mu bintu bituma umuntu abyimba inda. Abantu benshi bagira ibibazo cyangwa uburwayi mu igogora cyangwa se mu rwungano ngogozi nka irritable bowel syndrome, ariyo bahina bakavuga IBS. Abagira ibisebe mu mara bagerwaho n'ikibazo cyo gutumba nyuma yo gufata amafunguro. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu barwayi ba IBS hagati ya 23% na 96% bagira ikibazo cyo gutumba, naho 56% ku basanzwe barwaye kwituma impatwe nabo bagira ikibazo cyo kubyimba inda bavuye ku meza. Ikindi, hari ukudasohora amazi mu mubiri. Rimwe na rimwe hari igihe umubiri unanirwa gusohora amazi adakenewe, hanyuma akireka hafi y'inda ahegereye mu kiziba cy'inda hafi aho ngaho. Akenshi rero bikunze guturuka ku mikorere mibi y'umwijima cyangwa uburwayi bwa kanseri. Mu zindi mpamvu nababwira harimo ubwivumbure bw'umubiri ku byo wariye. Iyi niyo mpamvu ikunze kuboneka kuri benshi, aho usanga hari amafunguro abatera gutumba. Akenshi uzasanga ayo mafunguro arimo lactose nk'amata y'ikivuguto, kimwe n'andi mafunguro arimo gluten nk'imigati, ibikomoka ku ngano, capati n'ibindi. By'umwihariko ibingibi iyo biriye byongeye gushyushywa nk'umuceri, ingano n'ibizivaho nka makaroni, kimwe n'ibindi byose birimo amidon, ibirayi, ibijumba, ibinyamafufu muri rusange. Ibi nabyo bishobora kugutera gutumba, aribyo twita ngo ni ukubyimba inda mu gihe uvuye ku meza. Iyindi mpamvu hari ukwinjira kwa microbe. Iyo umubiri winjiwemo na microbe usanga bigendana no kubyimbirwa, bitewe n'uko insoro zera aribo basirikare b'umubiri baba babaye benshi ahari ikibazo. Akenshi rero usanga birundira mu kiziba cy'inda, mu myanya y'igogorwa n'isohora inkari, mu ruhago by'umwihariko. Iyo ari iyi mpamvu usanga binazana umuriro, kuribwa no gushishira ahari ikibazo. Hari ukwifunga kw'amara, rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zinyuranye nk'ikibyimba cyangwa kanseri y'amara. Usanga amara yifunga, noneho
amafunguro yagera hahandi amara yifungiye ntiyongere kuharenga. Ibyo rero nabyo bitera kubyimba kandi bikajyana no kuribwa bidasanzwe ndetse kwituma bikaba ikibazo. Ikindi ni ugutakaza amazi mu mubiri, bishobora kugutera kwibaza byinshi, nyamara uzagenzura kenshi ku muntu ukunda kunywa inzoga nyinshi, iyo wagize hangover uba umeze ute? Cyangwa se undi muntu uwo ari we wese iyo wariye amafunguro arimo umunyu mwinshi uba umeze ute? Ibi byose bituma umubiri usohora mu mazi menshi n'atari ngombwa, n'atakaba yasohoka. Usanga rero inda ibyimba. Umubiri iyo uri guhangana rero no kubura y'amazi watakaje, uhita noneho uzigama amazi menshi ngo bitazongera kuwubaho, ndetse uzasanga ibi ngibi bikurikirwa no kugira impatwe, ari nacyo dukurikijeho, kwituma impatwe. Iyo wituma impatwe usanga kenshi ibyo wituma bitinda kuva mu mara, nuko ingaruka ikaba kubyimba inda, ndetse ukajya wumva n'ibyuka bigonga mu nda, ari byo bamwe bavuga ngo ni inzoka. Sibyo kandi ubundi inzoka ntabwo rwose zivuga pe. Yego. Ikindi nanone hari impinduka mu misemburo, akenshi ku bagore uzasanga mu gihe cyegera kujya mu mihango umubiri wabo uzigama amazi menshi cyane bigatera inda kubyimba. Ibi rero biterwa n'uko igipimo cya estrogene kiba cyazamutse, hanyuma umura ugasa n'uwongera ubunini. Ariko iyo agiye mu mihango bigenda bigabanuka nubwo kuri bamwe bitinda. Ni gute rero wahangana n'ikibazo cyo gutumba? Nk'uko iki kibazo gituruka ku mirire no kugikemura bikorerwa mu mirire, hari amafunguro yongera ibyago byo gutuma habaho gutumba, hari n'abivura. Urugero, probiotics, izi zitwa za bagiteri nziza, zifasha igogorwa kugenda neza. Ikindi kandi zizwiho kwica bagiteri mbi zidakeneye mu mubiri. Ahantu h'ingenzi tuzisanga ni muri yogati, yawurute, gusa ukagenzura niba nta kindi kidasanzwe cyongewemo. Nanone ikinyobwa cyangwa ikindi kintu ushobora gufata cyagufasha mu gihe ukunda kugira ikibazo cyo gutumba, hari amata y'inshyushyu, ariko aya mata akaba atanyujijwe mu nganda. Iyo amata anyujijwe mu ruganda kugira ngo azabikike igihe kinini, bayakorera ikizwi nka pasteurisation. Ibi byangiza enzyme ziba zikenewe mu igogorwa. Hari imbuto n'imboga zirimo amazi. Hari imbuto zizwiho kuba zirimo amazi menshi ndetse zinibitseho imyunyungugu inyuranye. Hari n'imboga zizwiho kuba zimeze uko, nubwo akenshi nazo tuzibara nyine mu mbuto nka concombre, watermelon, amacunga, seleri, inkeri. Hari icyayi n'ibirungo byacyo. Bimwe mu bifasha igogorwa kugenda neza twavuga tangawize, teye bakunda kwita rosemary, green tea, thé vert. Bizwiho gutuma igogorwa rigenda neza ndetse umubiri ugasohora amazi adakenewe. Ibyo rero byari bimwe mu mafunguro n'ibinyobwa wafata bikakurinda gutumba cyangwa se kubyimbirwa uvuye ku meza. Noneho turebe ibyongera ibyago byo gutumba. Isukari n'ibindi bimeze nkayo, ibintu biri sweet, bya bindi hafi ya twese tuba dushaka. Iyo bigeze mu nzira y'igogorwa biroroha kuba byahatinda, bikabindiriya za microbe zitwa candida, bigatera kubyimbirwa. Amata y'ikivuguto kimwe n'andi yose yanyuze mu nganda ngo abikike, na za fromage. Ibinyampeke byanyuze mu nganda nk'ifu ya kawunga, ifarine n'ibikomokaho, kuko bibamo gluten ishobora kubangamira bamwe. Zimwe mu mboga zigoye kugogorwa cyane zo mu bwoko bw'amashu nka brocoli, chou-fleur, amashu asanzwe ndetse na tungurusumu kuko birimo soufre. Ibishyimbo harimo n'uzakubwira ngo iyo mbirye nijoro ndara nabi, niyo mpamvu nta yindi. Ibyo kunywa birimo gaze, zaba inzoga cyangwa soda, guhekenya shikarete. Imbuto zimwe nka avoka, pome nazo zishobora kubitera. Ushobora gufata duke tutagutera ibibazo cyangwa se ukadufata no mu masaha ya kare, singa kubifata nijoro.
amasukari y'abarwayi ba diyabete nka aspartame, mannitol, sorbitol na xylitol. Mu gihe guhindura imirire ntacyo biri gutanga, ni byiza ko wagerageza ibi bikurikira. Icya mbere, gana muganga. Mu mpamvu zitera gutumba harimo n'uburwayi. Ntabwo buri gihe ari uko wariye nabi cyangwa wagize gute. Ni ukuvuga ngo ubwo burwayi buba bukeneye kuvuzwa imiti yo kwa muganga, kimwe no kubagwa mu gihe byaba bibaye ngombwa. Icya kabiri, gerageza siporo. Siporo zimwe na zimwe zituma umubiri wawe urushaho gukora neza ndetse ugasohora ibidakenewe. Gusa wirinde siporo ikunaniza, ahubwo uyikore kugira ngo umubiri wawe ukore neza. Niyo wakora iminota 30 ariko nibure. Ntabwo rero tugitekereza nk'abandi bavuga ngo siporo niyo kugabanya ibiro, siporo niyo abahaze. Oya, siporo urayikora kugira ngo umubiri wawe umere neza. Nywa amazi ahagije kugira ngo fibre zibashe gukora neza akazi kazo. Ni byiza kunywa amazi ahagije. Ushobora guhera ku dukombe 6 ku munsi dutoya, ukagenda wongera kugeza ku gipimo gikwiye ugereranyije n'uko ungana, kuko no kunywa amazi y'umurengera ni bibi. Gusa ibyo kunywa birimo gaze wabyirinda, ahubwo ushobora kwinywera icyayi kirimo tangawize na bya bindi byose twavuze mbere. Tugana ku musozo, icyanyuma nakubwira wakora, ikuremo stress. Akenshi iyo umuntu afite intimba, arakaye, ananiwe, n'igogorwa rigenda nabi pe. Hari igihuza ubwonko bwawe n'urwungano ngogozi kizwi nka vagus nerve cyangwa se nerve vague. Iyo rero mu bwonko harimo ikibazo, bigira ingaruka no ku mikorere y'urwungano ngogozi rwawe. Ibi rero bikosorwa no gukora ikintu kiruhura ubwonko bwawe ndetse no gukora ikintu ukunda cyane. Birangira stress igiye n'igogorwa rikagenda neza. Murakoze, komeza mugire ibihe byiza.